byose byatangiye Ishema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kubogaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita umuhumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Nukuri rero ntabwo amafaranga twabonye twisaku yagenda buhedi rwose. None se nawe uko wabonye ko ntaho nashakishirije uragira ngo mbigenze utayazana ndahiza kutadaye honda abagode rero njyewe se rumba kiri meni manyo izo ngeso uzinziho ko mbabadira rero byose bizatoboka none te wararanye nandi ariko kutabona n'umumbwira ariko sinakubwiye ko naraye mu gitaramo kwa Shema ibyo byose no kunsurika yewe udaho wayatide tanayo mafaranga no kutabyumva ariko ntabigusobanuriye nge rwose ndakeka ko amafaranga yanyuze muri wa mufuka w'itaburiya wacitse ntarinzi kote nkayo yose se ujya kwambara itaburiya atita umufuka kandi uzi kuri bude kubikamo amafaranga ute niya ntamenye itabwira umugenzi amafaranga 200 agenda cyo pe imana yanjye we rero nayo mafaranga yazane manyo erega humura tuzakorera andi byahise ubundi bukabutahuduza abantu nka budiya bwatemana Batamuri tuzabukuraye nayo mafaranga yazane nabokereje inyama ziryoshye we uzi ko waziryaga wese yabazaga wayokeje ahubwo ikibazo tugiye kubona abakiriya tubinuwe pepe ariko ubwo udadidita muri iki ni impamo tugiye kubona abakiriya rwose witaka kundidita rero vuga wankiriye amafaranga cyangwa umbwire mfata icyemezo gikomeye ugiye kugarura ikarito mu buriri se manyo mbabarashaye ikibazo ibyo byarate ariko ntukarakara umurandura nzuzi manyo iyo ndakaye uzajya umpombye ngo utekere rero tubizate ubu se koko mana yanjye ndabigenza ntimwoka bya ubundi ko ari ko ufite amafaranga wajyaga kunywa kugera naho dutava mu kanwa wumva ufite ubwenge butima ndade nkubwire icyemezo nafate ariko manyo rwose ibintu ko ari ibishaka wakiri inkoni nzamba koko harya muri izi munashakishirije muri izi munashakishirije mukabyara arewe manyabwe we ikibasumba we ngwino urebe we udayabonye ngwino niba yabonye cyane udayabonye ngwino urebe ngwino ni kwa yitita amatiko nge niba barizwa n'amafaranga ntabwo yewe kuri icyo kizingo kimurebe we mana we iki ngeke icyo yaga washimwe wa mana we ubu se ndabonekewe mana yanjye we rero kakwari cyangwa rero nuko ntabwo wari kunyita ni karito ubu se washyize hano tetero ariko manyo ubu se abagore wanyekeraga ni ikintu kibazo ubu numaze kubona ko ntari umubeshyi rwose none se baruduye yamenye ko yabadatero we yamenye abadebe ko yuduye yamenye ko ntaye banaye bakwibyo mbega umunsi utagira ukusa we manyo ni mama umva manyo dukwiye kubaga ihene yose tukabyishimira pe rwose Samvu ndakumva uzi ko ubukwe bwa Shema na Batamuriza ahari buzavugwa amezi n'amezi akarangira dorobokwe yego kwa yawe urakavuga imyaka n'amaganishire bwawe yakataraboneka rwose namugengana mbarukiye bashatse kuzana mu kidobya baramwaye rwose yawe reka nibagende bari gukora iki se mu bagabana ingana kuriya ababyeyi baragwira ese burya Anastazi yarahari ese wiriweho gakwa mwiriwe Anastazi muracyabahora muraho cyane sinzi utwo nari mpugiyemo hariya mu nzu nibyo ese ko nakubonye umukwe bwa Shema na Batamuriza Anastazi kuva ntarakubonye pega kwa so kubesha rwose narahageze pe yarahari rwose nari impari pe ariko rata sinahamaze akanya ko byari byiza warambiwe utera ibintu byari biryoshye kuriya koko watashye ujyaye yewe gakwa so kukubeshya ndakumva narahageze mbonye abantu bamwe na bamwe bari aho ngaho ntegirira ubwoba ndanyonyomba ndigendera ariko se hariya wumvaga ari nde waguhohotera mbabarira Samvu ntawe utinya ishyamba ngo atinye icyo barihuriyemo wa mugani wa Samvura se urumva hari uwari kukugira nabi koko duhari ariko ceceka gakwa oya ntawe rwose ariko uzi ukuntu bene wanyu
b'abanyamuhumuro bandebaga ikijisho. uzi ko ubwo navuye mu bukwe nkasanga ari mu buriri namaza niba yarwaye atinisha abanyamuhumuro. erega Anastasiya twese ntituri babi kandi n'ababi baragenda bahinduka buhoro buhoro. Nazana inka n'urubyaro rwese. uretse izana inka se waramye mu nyanja y'urwango ugira ngo ba bahungu be batangiye kugenda bashyira mu gaciro. Ntiwabonye se ko Rutaganira yarishimiye ko mushiki we yarangoye na Shema? yegura ntabwo uzi ukuntu mu bihe byashize ariho harwanyaga mu bana Batamuriza na Shema. sibyo muramubwira se? ibyo ntacyo bikubwira koko. Wasanga ari amayeri hari ikindi kibyihishe inyuma di mbabarira. Rutaganira twaganiriye kenshi yewe yatangiye kugenda abona ko kubana na bose ntabwo bisa. nabonye ukuntu yashimiye cyane abamutabe impande zombi igihe bashakishaga umurambo wa nyina bataramenya ko akiriho. Nyibutse ibyarankunguzi rwose. ariko buriya rero njyewe mfite gahunda yo kuzamugira tukaganira. Wegera nde? Sana inka. rwose pe Ngo bitange iki? Nyamara ni igitekerezo cyiza wagize Gakwaya. wa rwose nzamwegera pe. wasanga umuntu amusanze akamwumva hari ukuntu yahinduka. Ngaho nimwo zakabaye twende nababwira iki? oya Anastasiya si ibyo rwose. buriya wasanga iriya myitwarire yose agaragaza ifitanye isano n'amateka mabi yaranze Muhumuro na Bumanzi. Nukuri. Nyirabayazana atari wese na bene wabo abanyamuhumuro. Ibibazo ufite birumvikana ariko nawe ugerageza kudashyira abantu mu gatebo kamwe na Stade hatazagira ukugeranya na Zeno. Ye baba we naba ngeze aho se. Kwaduhaye umufu ushyushye cyane baruke. Wowe urashyushyira? Ushyushye ariko niwe ucuruka ibiyoga tumaze iminsi twiroha. Hadi nababwiye ko yari commande spéciale ngo disiramente mubimenye. Meje ngana ikimanyo. Ariko ntukadusonge manyo. Turakwishyura dufite ntutuvebe. Ariko mudabana ubudene biteguye neza. Naside mutindari, sededi, agasenda n'ibindi bidungo byinshi. Urumva utanuzi uwo mufa? Ibyo se nibyo bituma ushaka kuduhenda koko manyo? Adaga n'ibihanga tuba twabibonye twiyita kuya. Reka tubanze twisane yewe iby'amafaranga turabiganiraho nyuma. Ariko mbadubukeye nawe mugenga mbabwire. Nubwo mudabakiriye banjye rwose. Sinabahita ko abantu babagaye cyane. Batugahira ikize manyo. Iriya mwitwarire mwagize ku munsi w'ubukwe bwa Semana Batamuriza abantu bayibadideho byinshi. Iyo batureka se bakatugahira rimwe. Ariko kuki mwahengereye tugiye kuzana burutete akandi ko musaka kududumbanya ibintu. Ariko ninde wabeshye ko twe tugiye kudurumbanya ubukwe manyo? Uzi ko mwana mugiye kubesha inyama habute gato de. Nanjye ndadabagaye rwose. Badubuke. Naba koko. Ku munsi w'ibirori by'umwana wawe. Aha ndamuguhaye uzamwitwarije. Babadide tatanteranya na Tedomba cyangwa Batamuriza da. Nigize agahanga gato nkakarinda imitugutugu. Aha ndajyana unza n'undi mufa n'inkwere naye byo binde urabivuga nyuma. Mugiye nuko mbubatse rwose. Naho ndetse nari kubatiriva. Wakwanga tukajya handi. Bakwese kare uzi gufata neza abakiriya. Mwihoreje. Mwakora hese ndi bateguza umufa nk'uyu. Umuntu anywisarori imwaka yiyongeza. None se manyo amasoro yabereye n'amafaranga ngahera. Reka mbazanire tuzabara nyuma ariko. Ibyo mwifuza. Ngaho tuzanire gira vuba. Rero mumenye ko nta ukopa umufa. Gira vuba tuzanire nta kibazo. Ese hari amafaranga usigaranye mbarubuke. Sha habe n'igiceri cyatanu ngo ndagifite. Manya zuriya se turamukizwa n'ikisha. Reka twivurize inzoga yewe ibindi turabyumvikanaho. Imodoka se mwavuganye ko iza kudutwara ryari Shema? Ewe nk'isaha imwe irabihageze. Ese ko ndewe winanura cyane sheri. Aha uzi ukuntu numva naniwe. Niba ari uko twaraye turyamye dutinze. Ihangana hano tugiye mu kwezi kwa buki ndahizeye aratuma uruhuka bihagije. Ahubwo se ntidusigara ku rugo sheri. Turasiga dukinze nta kibazo. Inaha nta banyoni baba. Aha ko nuva gusiga urugo gusa atari byiza Shema. Iyo menya ko ntawe wateganije mba narabwiye Gasore akaza kuhadusigarira. Erega icyumweru ni cyinshi. Inzira yonyine koko. Ntuhangayike nta kibazo ariko. Dupfa gusa kumenyesha abaturanyi ko tudahari. Uzi ikintu cya mbere numva nishimiye Shema? Niki se shasheri?
ni uko tuzabona akanya gahagije ko gutekereza ku mateka y'urukundo rwacu. yewe nanjye biri mu byatumye numva uru rugendo ari ngombwa. Akabazo gato mbonamo gusa ni uko tugiye kugenda kandi hari inshuti nyinshi zifuza kudusura. Ntacyo bazaba badusura cyangwa tuzabagenera umwanya tugarutse tubatumire tubashimire uburyo badufashije. Shana ukuri birakwiriye. yewe maze kubona ko abana biruta byose. ariko wabonye uburyo abantu badufashije sheri nukuri narume pe. Shange natangajwe n'ukuntu abatuye Muhumuro na Bumanzi bose wabonaga bashyize hamwe bashaka ko ubukwe bugenda neza. Byanteye kwibaza ibintu byinshi cyane. Si we wenyine. Nanjye we nari ndi mu gisharagati narebaga ukuntu abantu bicaranye bishimye. Ewe ndavuga n'ubundi mu bisanzwe Muhumuro na Bumanzi dupfa iki koko? Cyahise. Nukuri. Buriya se ababyeyi bacu batitabiriye ibirori bihombereje iki koko? Kutavuga se ababyitabiriye bagashaka kubidurumbanya. Apo icy'ingenzi ni uko gahunda yabaye nk'uko yari yateganijwe. Ibindi nidushaka ntitukabitindeho cyane. Oya Batamuri. Kubitindaho nabyo ni ngombwa. Ibyo ni bimwe mu bintu bizaduha amasomo bigatuma urugo rwacu rukomera. Shema, ibyaduhaye amasomo ni byinshi. Uburyo ntekereza ko amateka y'urukundo rwacu bwayo ari umusingi ukomeye w'uru rugo twubatse. Batamuri. Karame. Nzakubera imfura pe. Yo. Nzakubera umugabo ugukwiye. Ku buryo utazigera wicuza na rimwe mu buzima bwawe ngo uvuge ko washatse nabi. Shema, nanjye nzakubera umugore ugukwiriye pe. Kandi nkwijeje ko ntazaguhemukira nk'uko twanabisezeranye. Shema nisi ugushaka. Useka none Shema mwateye turutse. Mahoro nakagele gaterwa kakabagarirwa n'abashize hamwe.